Murakoze cyane. Icyo navuga nuko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe nini, ni ikipe kandi ishakisha amaboko hirya no hino ku buryo kuba twanagura n'umukinnyi mwiza Burundi ni ibintu rwose navuga ko bitari igitangaza cyane ko ari n'isoko rijya riduhira. Ikindi navuga nuko Arsene ni umukinnyi witwaye neza muri iyi sezo mu gihugu cy'u Burundi kubera ko yabashije gutsinda ibitego 17 n'ikimenyimenyi yageze kuri journée ya nyuma ya shampiyona yabo arikiranira kuba yanaba meilleur buteur wabo. Twaramukurikiranaga rero imikinire ye uburyo yitwara tarafite uburyo twamukurikiranaga umunsi ku wundi. Nayo mpamvu rero twahise tunarangizanya shampiyona ikirangira tusinyana imyaka 2. Ubu n'umusore w'ikipe ya Gikundiro, n'umusore kandi twizeye ko azaza agafatanya na bagenzi be muri sezitaha, aho navuga ko dufite intego nyinshi kandi zikomeye, aho tugomba kwitwara neza mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda, yewe n'amarushanwa yose tuzitabira yose. Ibyo rero tuzabigeraho kubera ko twasinyishije abo bakinnyi bakomeye. Iyo rero rutayizamu yatsinze ibitego 17 burya muri shampiyona usanga n'abari rutayizamu wo gukurikiranwa ni muri urwo rwego. Rero twamusinyishije kandi abareba nabimenye ntabwo ari we gusa, barabona imirabyo ariko inkuba ziraza kuvuga mu kanya. No kuvuga turi gushaka abakinnyi bakomeye kandi Rayon Sport izaba inakomeye, n'ubundi ranakomeye. Abibeshya ko ngo Rayon Sport yabaye insina ngufi, nabashaka kuyizamukiraho, nabashaka kuyubakiraho amazina, ni n'abashaka no se navuga ikintu kubabaza bareyo kubera amagambo, kubera uburyo twe dukunda ikipe yacu, wenda ukaba wadutoneka tukababara, ariko ntabwo twiteguye kubabara. Bamenye ko dukomeye kandi Rayon Sport izaba ari Rayon. Ikibuga gitinze gufungurwa ngo tujye mu kibuga babone ko Rayon Sport izaba ihagaze. Gusa ku mukinnyi warumbajije we ni umukinnyi nk'uko nabikubwiraga twakurikiranye, aracyari muto, afite imyaka 19, ariko by'umwihariko noneho ni n'umukinnyi navuga ko twitezeho byinshi mu myaka 2 iri imbere. Hanyuma ngira ngo Jean Paul muri iyi minsi mwari muriho mushyira imbaraga mu gice cy'ubusatirizi, kuko ndanabyibuka Alex Nyako munyatogo mwazanye ejo bundi, nawe ni rutayizamu mwagoze mukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muzanye ni Horeho Arsene nawe akina mu busatirizi. Ubwo twitege abandi bakinnyi wenda mu busatirizi murabona hariho mukeneye gushyiramo imbaraga, cyangwa se no mu bindi byiciro byose muri rusange, wenda muri defense se hagati mu kibuga. Ngira ngo naho abakurikirane iyi kipe basesengura by'umupira w'amaguru bavuga ko ashobora kuba harimo ibyuho. Abakunzi y'ikipe ya Rayon Sport bitega abandi bakinnyi no muri ibyo byiciro bindi. Nibyo muri ikipe iri kubakwa cyane cyane, turi gukoresha direction technique ya Rayon Sport ndetse na komisiyo ya recrutement. Ubwo icyo bakora ni uguha raporo komite. Rero barebye imyanya tuburamo abakinnyi, ariko by'umwihariko igituma ubona igice cy'ubusatirizi buri gihe kiba kirebwaho nuko igitego burya niyo definition y'umupira. Ibyo wakina byose utatsinze burya ntacyo biba bivuze. Turi kurwana rero no kubaka igice cy'ubusatirizi ku buryo uzajya uvamo azajya abanganya n'ugiye kujyamo. Niyo mpamvu dushyiramo imbaraga. N'ubu ngubu rwose bizere ko hari n'abandi bagomba kuza. Ikindi rero nuko no mu yindi myanya nko mu bwugarizi cyane cyane ku ruhande rw'iburyo ukina wugarira ndetse n'ibumoso, aho ngaho turacyafiteho gap. Turi gushaka abakinnyi rero, hari abo komisiyo ya recrutement iri kuganiriza, ndetse yewe no mu bakina mu kibuga hagati, ku buryo twizeye tudashidikanya ko mu minsi iri imbere tuzaba duhagaze neza. Hanyuma wenda Jean Paul, ikindi kibazo cy'amatsiko nakubaza ni ku basore babiri. Hari ibyavuzwe cyane cyane bimaze iminsi bivugwa ku munsi w'ejo, byagarutsweho cyane, bivugwa kuri Kwizera Olivier, uyu akaba akina mu izamu, wari muri ekipe nyine ya Gasogi United. Byaravuzwe ko ekipe ya Rayon Sport rwose yamwifuje, ndetse ko ushobora no kumutangaho miliyoni zigera kuri 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bya Olivier Kwizera byo bimeze gute muri ekipe ya Rayon Sport? Amakuru impamo nayaye?
icya mbere ni uko njya numva banavuga byinshi. Ntabwo Rayon Sport yakwifuza umukinnyi wo muri Gasogi ngo imubure cyangwa inatekereze kabiri. Buriya tujya dukunda kubivuga, Gasogi United ni ikipe koko y'umupira w'amaguru tunubaha, ariko iyo njya mbona bashaka kubigereranya na Rayon Sport. Rero mbibona nkaho urabona rukururana iyo izamuka ikamyo nini, igare umunyonzi agafata kuri rukururana akayigenda inyuma. Gasogi nyibona nk'igare, Rayon Sport rukururana. Ntabwo rero turi kuri revo imwe. Dukeneye umukinnyi wa Gasogi, nta n'ibyo guca ku ruhande duhita tumutwara, ariko kugeza kuri uyu munota ntabwo nza kwinjira cyane mu bakinnyi twifuza, nabo ibiganiro bitararangira. Nuko turamutse twifuza umukinnyi wa Gasogi kumutwara nibyo bintu bya mbere byoroshye mu Rwanda, cyane cyane mu mupira w'amaguru. Ntabwo rwose twanashidikanya twanajijinganya. Nahoze numva bavuga ko ngo Gasogi yaduteye Kapapu yagize gute, ariko uwo mukinnyi bavuga nujya no kureba uzasanga ahantu hose yanditswe kuri Rayon Sport kurusha ahandi. Nta handi yakinaga mbere y'uko Rayon Sport imwifuza cyangwa imushaka, yanditswe kuri Rayon Sport kuruta ahandi kandi ataranayikiniye kuza gukora test. Rero iyo ukoze test iwacu ugatsindwa abandi bakakurwanira, ntabwo yabivuze ngo watewe Gapapu. Icyo ngarutseho nonaha ni uko Olivier Kwizera ni umuzamu mwiza, ni umuzamu Rayon Sport yakwifuza, ni n'umuzamu rwose tuzi ko ari ku rwego rw'igihugu, ariko nawe nibwira ko ari n'umuzamu wakwifuza Rayon Sport. Kuri Olivier Kwizera rero Rayon Sport iramutse imwifuje nibwira ko byanoroha cyane, ariko kugeza kuri uyu munota ntabwo komisiyo ya recruitment iraduha raporo y'uko yifuje Olivier Kwizera, ariko rwose aramutse ari mu bifujwe kumubona byatworohera. Jean Paul, reka tugushimire kuri ubwo busobanuro no kuri ayo makuru duhaye. Reka twifurize gukomeza kugira umunsi mwiza. Asante.